ibintu byo gukeka ko umugore wawe yaba ari kwa Rugema tudafite amakuru ahagije, ibyo bintu twari dukwiriye kugira ute kuba tubiretse. Nta kuntu twabona nimero z'umuntu wo muri wa rugo. Ubu ngubu yambwiye ko bwiye ahangaha agiye kwa Rugema, urumva none ntiyagarutse. Urumva koko ni gute se tunabura kubikeka? Ndabikeka rwose. Muri ibintu byoroshye suko ngiye gushaka ukuntu mbona amayinite. Ugira nimero se za Kanyana byibuze? Mpamagare Kanyana niwe nyine ndi kuvuga. Nibyanga mpamagare Ribagiza agende ajyeyo ndebe. Mana Iribagiza abo utareba niwe tugiye kwikoreza imitwa. Ariko yasindagira bakamurandata akagenda kandi bara n'usundi twabwira nini kubiza. Mama Iribagiza nawe na telefone afite. Iribagiza hako nkeka ko telefone ariko kaba kariho. None se kaba kariho ejo katariho simbizi. None se tuvuge ko Rugema yaba yaramuvumbuye? Nanjye nibwo bwoba mfite. Abaye yaramumenye yamwica rwose. Sako ntekereza ko Rusi azi gushishoza. Ntabwo yakora ikosa rituma Rugema mumenya. Oya. Nanjye ntabwo ariko mbitekereza. Ahubwo ukuntu ndi kubitekereza. Hani reka nkubwize ukuri. Yaba yaragiye umuryango mubi pe. Mufite umuryango mubi wagira ngo usabana. Ese umuntu utagiye mu mwana yabyaye ngaho none humbwira aramutse amenye ko umugore wanjye amuburanira kandi ari uwanjye babari mu gizo kuryo kintu. Imana gusa imfashe ntabari hari ahubwo Imana igufashe niba nawe ibaze kugwa mu maboko ya Rugema Nyiranambara na Fabiola bamwica. None Fabiola we yamujya n'ingoto bamwica pe. Sorry. Uriya mwana aguye nabi nta kintu kinisha buriya. Arandi mu murima ntarya. Reba hano umunsi wawe mubi ku bantu bose. Ngiye nta kindi kintu nongera kurenza. Ntabwo uyu munsi ari mwiza. Ntabwo ngo ukomeze kugira satani ku munsi mubi ntabwo ari mubi. Ngo dukine ngayo nguko rero bati Imana imfashe ntaba ari hari. Reka nkubwize ukuri ko ibi bintu biteye ubwoba, biteye inkeke ndetse n'agahinda. Ibintu birimo gukorwa ubu ngubu ni amarorerwa nyaboneka. Aya ni amarorerwa. Dukeneye RIB, dukeneye polisi y'u Rwanda, turabakeneye ko mwese muza muri ibi bibazo. Aya mahano ari kubera mu gihugu cy'iwacu mu Rwanda mukaza mukayakemura. Nyaboneka RIB na polisi y'u Rwanda iyo bifatiye mu kabazo, reka mvuge ko nta kibazo bagira gikomeye iyo bo babyifatiyemo, byose bijya ku murongo. Rero turaje natwe byose tubyarenjinge, tukubwira imvo n'imvano y'ibibazo byose birimo ahangaha, tukubwira inkomoko yabyo byose, uburyo byatangiye, ndetse tugerageze no kukubwira gato koherezo ry'ibi bintu byose. Izi nzira z'umusaraba buri wese arimo kwekorera ahangaha tuzikubwireho. Twikwaye dusanzwe tumenyere ko umuntu agira inzira imwe y'umusaraba, cyangwa se umuntu agira umusaraba umwe nyine umuriho. Ariko reka mubwire ko ngubu muri iyi filime hari imisaraba myinshi, nta muntu ufite umusaraba urenze umwe. Hano hantu haraza gusaba amasengesho. Nta mupasiteri turi kumwe ubu ngubu. Nkeneye umupasiteri wikoza muri komenti akagira isengesho azamura riribuze kunyeganyeza inkuta, ndetse riribuze kugira ibyo rinyeganyeza ku buryo nyine hamanuka abamarayika baza guprotectinga ndetse bakanarinda aba bagabo, kuko bari mu masa, bari mu byago n'ibibazo bikomeye cyane. Rero reka nkubwire ko niba wowe ukurikirana ndetse ukanakunda iyi filime Inzira y'umusaraba, nyaboneka kuza igikumwe cyawe ku buto rya subscribe
subscribe, hanyuma numara gukoza igikumwe kw'ibuto rya subscribe ndahita nkubwira nti urakaza neza mu muryango mugari w'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, urakaza neza mwisi yo kwiga gucukumbura binyuze muri entertainment. Rero you are welcome niba wamaze gukora icyo kintu, ni ikintu cyoroshye kandi ndizera ntashidikanya ko wagikoze. Rero kumvira biruta ibitambo, nyumvira. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byose ubu ngubu turimo kuganira nk'abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Niyo mpamvu nyuma yaho ndibuze kukubwira ngo ntugende nyaboneka udasize comment yawe, kuko tuba dukeneye comment yawe tukamenya ngo ibintu byumvute, ibintu wowe ubitekereza hiki. Rero nkuko mumaze kubibona rero hariya mwarimo kubona abantu batatu barimo kuganira, yari Kamarade, Emile ndetse na Anita, barimo kuganira bagira ati umugore wa Kamarade nitwakomeza gukeka ko ari kwa Rugema, mu by'ukuri nta makuru ahagije dufite, gusa ikiza igisubizo cyiza bakuye muri biriya bintu byose nuko bavuze ko bagiye gushaka amayinite bakagira umuntu wa hano muri urugo bahamagara kwa Rugema akaza kubahereza amakuru niba uyu mugore yaba ari hano. Gusa bavuze ko bashaka guhamagara Kanyana, kandi niba babasha guhamagara Kanyana ndakeka nashidikanya ko Kanyana ari buze kubaha amakuru yose ukuntu ibintu byose bimeze, nabo bagahita bakeka ko umuntu ukingiranije muri iki cyumba ari we mugore wa Rusi, ari we mugore Rusi. Hanyuma bakaza guhita bafata icyemezo cyo kuza ndetse no guhiga kubohoza umugore Rusi akaba umugore wa Kamarade. Rero ibintu ntabwo biri buze koroha, ahantu haraza kugwa abantu benshi. Nanone uyu mugore nibaramuka batamurekuye ngo agenda amahoro, reka nkubwire ko umuntu bita Kamarade na Emile bo utuntu bari buze kwikorera sutwinaha. Ibyo bintu mu byihorere, intambara zigiye kuvuka nibatarekura uyu mugore ngo agende amahoro nta kintu kibaye, baraza gutuma biba bibi, baraza gutuma biba byinshi cyane. Ibyo byose byabaye nyuma yuko nyine uyu mugabo Rugema yasangaga mama Iribagiza ndetse na Kanyana bari ku rugi barimo kugerageza kubaza ngo ninde uri muri iki cyumba. Ubwo bari bamaze kubona nyirantambara agiye, bikojeje kuri iki cyumba ku muryango batangira kubaza no guhamagara ati yewe urinde uri muri iki cyumba, ese kudakoma bimeze bite, uracyari muzima cyangwa warapfuye? Niba yarapfuye si nawe araza kugusubiza atacyumva. Ni ibibazo gusa birimo kubera ahangaha. Rero niba nawe mu by'ukuri wizera ko uyu mugore azasohoka mwahanga agasohoka ari muzima ndetse yemye, agasohoka gikomando, cyane ko nyine afite umugabo w'umukomando hariya we na Emile, ibi bintu bari buze kubikemura, bari buze ko mukuramo ahantu ari muzima. Niba nawe uri muri benshi bizerera muri Kamarade, bizera ko Kamarade ibintu nibidakunda we ari buze kubikora, nyarukira muri comment uhita usiga akantu gahita kadushokinga, akantu kari buhite nyine gatunga abakunzi b'iyi filime bose, abayireba bakayikurikirana. Ako kantu gasige, hanyuma nawe ube udutayemo. Reka twikomereze nyine. Nyuma y'ibyo byose Kanyana ndetse na mama Iribagiza bahise bikoza hanze, nanone bongera kuganira ku makuru atunguranye cyane. Mama Iribagiza yari amaze kubona, sinzi wamubwiye ngo umugore wa Kamarade ko atari mu rugo, sinzi ngo ninde wabimubwiye ko Kamarade yabuze umugore we, gusa yamaze kubimenya. Rero yahise aza abantu nanone ko ubu ngubu muri iyi minsi ibintu arimo gukora byose muri urugo arimo kubikorana na Kanyana. Yahise aza amenyesha Kanyana, aramubwira ati Kanyana, umugore wa Kamarade ntabwo ari mu rugo iwe. Rero byanze bikunze njye nahise nkurura, nanone nibuka ijwi ryampamagaraga rivuga ati ndashaka amazi yo kunywa. Nibuka ko iryo jwi neza hari akantu kanyibutsagamo ko iryo jwi hari ahantu naba ndizi, ariko gusa nyine sinabyitayeho muri icyo gihe, ariko mbyiseho muri aka kanya bamaze kubimbwira byose mpita mbimenya. Ntekereje neza mpita numva ko uriya mugore urimo ahangaha byanze bikunze ni umugore wa Kamarade. Nyaboneka tugomba kugira ikintu dukora tugatabara rugikubita, tugatabara ibintu bikiri mu maguru masha, tugatabara hakiri kare. Nyaboneka niyo magambo bavuganye. Hanyuma nk'uko nyine mwabibonye bemeje ko bagomba gutabara hakiri kare, bagatabara uriya mugore atarapfa. Hanyuma bemeje ko bagomba kuza ari nimugoroba, hanyuma abantu bose baryamye bagahamagara uwo mugore yabasubiza, bakabasha kumubaza ati urinde, uri umugore wa Kamarade. Hanyuma nabo bagafata icyemezo cyo kuba bamenyesha izindi nzego ndetse na Kamarade, cyane ko bizeye ko Kamarade we aramutse abimenye ari buze kumwikurira ahangaha, nta kabuza araza kumutwara amujyane. Ikindi rero nk'uko mubibona ahangaha, murabona umukobwa wacu Isimbi arimo kurira, ndetse nanone ari kumwe n'umukobwa wundi Rachel. Hanyuma ikintu gihari rero
ibintu bikomeje kugorana. Isimbi arimo kunyuzwa mu hurizo rikomeye cyane. Iri hurizo sinzi niba ari buze kurisimbuka amahoro nyaboneka. Isimbi rero umuntu witwa Shitani arimo kumusaba ngo baryamane kugira ngo abashe kumunangira ahantu umwana we yaba ari, ariko Isimbi ubu ngubu yamaze gufata icyemezo ngo nta kundi yabigenza ngaraza kubyemera. Rero yabikojeje uyu mukobwa aramubwira ati reka ariko ibyo bintu ntubikore Isimbi, ubwo si yaba arimo kukubesha atari ufite umwana wawe byaza kugenda bite? Hanyuma rero Isimbi aravuga ati none se mbigenze ute? nshaka umwana wanjye. Hanyuma rero sinzi ukuntu biri bugende, gusa Nasha yamugiriye inama yuko ibi bintu atagomba kubikora, nyine atagomba kwemera kuryamana n'uriya mugabo Shitani kugira ngo abashe kuba yamuhereza cyangwa yamurangira ahantu umwana we ari, cyane ko nyine uriya mugabo ashobora kuba ari no kumubesha nk'uko twe tubizi mu by'ukuri, nk'uko ndetse na Nasha yamubwiye byashoboka ko cyaba ari ikinyoma, nyine yaba arimo kumubesha kugira ngo ahubwo aryamane nawe. Ngaho ibaze nawe aya mahano bashaka barimo gukora, ibaze Isimbi yongeye agatwara indi nda ndetse n'umwana we afite ahangaha akiri mutoya cyane atarakura. Ibintu byaba noneho bibaye akandi kaga, ibaze gutwita inda ya Shitani uri hariya. Ndakeka nashidikanya ko Isimbi noneho nyaboneka icyemezo yafata sinzi niba cyabikinaha. Mwaza kubona ubuzima butakara, noneho mwaza kubona ubuzima bw'umukobwa dukunda muri filime butakara. Nicyo kintu cyahita gikurikira. Nkuko rero mwahoze mubibona, nkuko nahoze mbibereka, murimo kubona ko Iribagiza yicaye ahangaha ndetse arimo no kuvugira kuri fone. Rero iyi fone ariho kuvugiraho ni fone yaturutse ahantu atazi, umuntu wamuhamagaye samuzi, gusa ibyo yamubwiraga si ibyinaha. Yamubwiraga ko umwana wabo ubu ngubu ahantu ari yarasanzwe ari nyine ngo bamwirukanye, ngo bahuriye mu muhanda akana karimo kuzerera. Uwo muntu rero Isimbi ntamuzi, gusa uwo muntu we yavuze ko nyine nako Iribagiza, uwo muntu we yavuze ko nyine Iribagiza amuzi ndetse yanamuhamagara agati Iribagiza umwana wanyu niki. Rero gusa Iribagiza yamubwiye ati umwana ntumurekure nyaboneka, umwana muto, ndaje mite ndekereza ndetse ndebe icyo gukora, hanyuma ndaje ngo hamagare mu kanya niba iyi nimero ari yawe. Rero ikindi kintu gihari, umugore wa Kamarade agiye kwicwa, byamaze kwemezwa ndetse no gusinya imikono bayiteresheje indimi, dore ko ubu ngubu byose bisigaye bisinyirwa mu kanwa, iminwa yasinye, ariko umuntu utigeze usinya nyaboneka n'umuntu witwa Fabiola. Fabiola ntabwo ari kumwe, nta nubwo ari mu migambi y'aba bantu. Nge narababwiye ngo Fabiola nubwo agambana, ariko Fabiola afite ubwenge. Ari kuvuga ati ibyo bintu mukuru wanjye byihorere, Rugema ari we ubyikorera, byose bigiye kuri Rugema, wewe wikomeza kubyivangamo. Hanyuma mukuru we akamubwira ati rega natwe turabafatanyacyaha, natwe byatuzaho, rero niyo mpamvu dukwiye kubikemura. Rero Fabiola we ibi bintu ashaka kubyivanaho, nibiba ntibizabe bimuriho habe na gato, ndetse ibyo bikagabanya amahirwe yo kuzafungwa, ndetse yanafungwa agafungwa igihe gitoya. Gusa rero uyu nguyu we, uyu musaza wabo we yaje abyemeza avuga ati agomba gupfa byihuse hakiri kare tukamugarika, hanyuma ibintu byose bikava mu nzira. Undi we ati ubwo Nyiranambaro yavuga ati wamuca ururimi, undi ati tumuca ururimi se akiri muzima, ukeka ko abaganga batazi kureba ndetse no gupima icyo cyaba ari ikindi cyaha. Ibyo byo bahise babyanga byo kumuca ururimi, ariko nyine nyaboneka biracyagoranye. Senga usenge menshi, urimo gusengera Rusi kugira ngo abashe gusohoka ahantu ari muzima. Rero ahangaha akeneye amashengesho menshi cyane. Mwese mupfukame mujye ku mavi musabe Imana, mwikoze muri komenti, muzamura ishengesho ryigageza inkingi zo mu ijuru kugira ngo abamarayika baze kumanuka batabare uyu mugore. Rero nyuma y'ibyo byose ndabasaba gukora subscribe. Bye bye, duhure muri video zikurikirana. Ari X, iyi ni Hopi.